mu mateka y'u Rwanda rwa none hari abantu bagaragara cyane ku rubuga rw'itangazamakuru n'umutekano w'igihugu, ariko ibikorwa byabo bifite uburemere burenze amagambo bavuga. Muri abo, izina rya Ronald Rwivanga ni rimwe mu mazina amaze kumenyekana cyane mu Rwanda no mu karere, cyane cyane mu ruhando rw'ibijyanye n'itumanaho rya gisirikare n'ikorwa ry'akazi k'umutekano mu buryo bw'umwuga busobanutse kandi bwubahiriza ukuri. Ronald Rwivanga ni umwe mu basirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda zizwi nka Rwanda Defense Force. Yamenyekanye cyane mu nshingano z'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, umwanya usaba ubuhanga budasanzwe mu gutanga amakuru igihe amakuru atangirwa, gucunga umutekano n'ibihe by'amage no gusobanurira abaturage n'amahanga ibijyanye n'umutekano w'igihugu. Kuba ari muri uyu mwanya bisaba ubushobozi ndetse buhambaye, ubushishozi budasanzwe, kwitonda n'ubumenyi buhambaye ku mikorere ya gisirikare n'imikorere ndetse n'imiyoborere y'itangazamakuru. Iyo urebye uburyo Rwivanga agaragara mu itangazamakuru, ubona neza ko ari umuntu utavuga gusa, ahubwo ari umuntu utekereza ku ngaruka z'ibyo ashobora kuvuga. Mu bihe byinshi byagiye bigaragara mu karere, by'umwihariko ibijyanye n'umutekano w'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagiye agaragaza ubunyamwuga buhanitse mu gusobanura aho u Rwanda ruhagaze. Ibi byagaragaye mu bihe byavugwagaho imitwe yitwaje intwaro nka FARDC. Amagambo ye yagiye agaragaza ko akomeje gushimangira ko u Rwanda rufite inshingano zo kurinda umutekano warwo no gukomeza gukurikirana abashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Rwivanga yagiye agaragaza ko itumanaho rya gisirikare atari ugusubiza ibibazo gusa, ahubwo ko ari uburyo bwo kubaka icyizere hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage. Mu magambo akunze kuvuga, agaragaza akamaro k'ubufatanye buri hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano, agakomeza avuga yuko umutekano atari inshingano z'igisirikare gusa, ahubwo ko ari uruhare rwa buri wese, yaba umusirikare cyangwa umuturage. Mu buryo bugezweho, aho amakuru akwirakwira vuba cyane binyuze ku mbuga nkoranyambaga, Rwivanga yagiye agaragaza ubuhanga mu gukoresha ayo mahirwe yo gutanga amakuru mu buryo bufatika. Yabashije guhuza uburyo bwa kera bw'itangazamakuru n'ubwa none akoresheje amagambo asobanutse kandi atajijisha abandi, akagera ku ntego. Ibi byatumye ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda bugera kure, bukumvwa kandi bugafasha mu gusobanura neza ukuri kw'ibibazo bibera mu mutekano ndetse burasirazuba ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo usesenguye imikorere ye, ubona ko ari umuntu uhuza ibintu bitatu by'ingenzi: ubunyamwuga, ubwitange n'ubushishozi. Ubuhanga bwe bugaragarira mu buryo atanga amakuru adashyushya umutwe, ahubwo atanga ibisobanuro byuzuye. Ubwitange bugaragara mu kuba ahora ari ku murongo igihe cyose, mu bihe byiza ndetse n'ibigoye, naho ubushobozi bwo bugaragarira mu kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kwitonda, ibintu bifite agaciro mu kazi ke ka gisirikare. Amakuru agezweho agaragaza ko Rwivanga akomeje kugira uruhare rukomeye mu gusobanura politiki n'umutekano, cyane cyane mu gihe akarere gakomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano birimo imitwe yitwaje intwaro, amakimbirane ashingiye ku mipaka ndetse n'ibibazo. Ijwi rye rikomeje kuba ingenzi mu gusobanura aho ibintu bihagaze, rikanafasha mu kurwanya amakuru ayo ari yo yose ashobora gukwira. Kigaragara nuko uburyo bwe bwo kuvuga butuma abantu benshi bumva, atari mu Rwanda gusa ahubwo no ku rwego mpuzamahanga, kuko iyo avuze amagambo akunzwe kwitabwaho n'itangazamakuru rikomeye, ibitangazamakuru byo ku isi, kuko aba ashingiye ku kuri ndetse no ku makuru yizewe. Ibi bituma aba umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye mu gutuma isura y'u Rwanda igaragara neza mu ruhando mpuzamahanga. Ubuzima bwa Ronald Rwivanga bugaragaza ko kuba umuvugizi w'igisirikare atari ugutanga amakuru gusa, ahubwo ko ari uguharanira ubusugire bw'igihugu mu buryo bwuzuye. Inshingano isaba ubwitange, ubushishozi, kandi Rwivanga agaragaza uko abyitwaramo neza. Uruhare rwe muri Rwanda Defense Force rukomeje kugira agaciro, kandi mu bihe biri imbere bigaragaza ko hari icyizere cyo kuba azaba umwe mu bantu b'ingenzi mu itumanaho ry'umutekano w'u Rwanda. Ni urugero rw'umuntu ugaragaza ko amagambo iyo akoreshejwe neza ashobora kubaka igihugu, agatanga icyizere kandi agafasha mu kubungabunga amahoro arambye mu gihugu.